What's up everyone? Ni Ballers on Africa nk'ibisanzwe tukagarutse kuri podcast yacu. Uyu munsi tugiye kwakira umukinnyi wa Danger. Tugiye kwakira umukinnyi wa Danger. Ni BL champion. Yatwaye ibikombe byinshi byo mu Rwanda, yakinnye hanze muri Africa. Yakinnye mu equipe akomeye mu Rwanda. Hari abakinnyi bakina he played for greatness. Murabyumva namwe umukinnyi waratwaye BL, umukinnyi waratwaye amashampiyona menshi, yabaye MVP ari mu banyarwanda bakeya babaye aba MVP mu Rwanda. Yakinnye muri IPRC nk'abandi nkuko abakinnyi benshi bakinnye muri IPRC, Patriot, bakina muri Reg for BAL, akina muri Cryo Star, muri Cobra, akina muri Maz. I think ko mwahise mugesiga. Atugiye kwakira Gaston uheruka gutwara BL champion, ubu ngubu akaba akina muri APR. Mwebwe rero stay in tune, noneho mukomeze munasharinge ibiganiro byacu, mukore like, imbuga nkoranyambaga zacu ziri active nkuko mubibona, ubundi dukomeze movement. This is Borazon, nimujye kuri Gaston. Welcome kuri Borazon. Tumaze igihe kirekire cyane twifuza kuganira nawe, abantu bashaka kumva ibitekerezo byawe kuri basket, ariko finally Imana ishimwe ubwo kabisa tubonye umwanya. Gaston se iryo zina ryavuye ko undi tubigereye ndizeye. Buriya n'abantu batazi amazina yawe yose ngira ngo bazi ko Gaston ari ryanjye, René Charles ari ryanjye, ariko amazina nyakuri ni Ndayisaba Ndizeye Dieudonné. Ya Gaston yashize igihe kinini umuntu agitangira basket. Nanjye buriya nari nzi Gaston cyane kurusha niyo mpamvu ryamenyekanye cyane kuri basket cyane. So n'umwana twakinanaga uri inyise gutyo, nari ndi mushyashya ku ishuri itari mfata vuba, ari nabwo ntangira basket, urumva byakomeje na basket byose. So mbere yuko to diving in, Gaston ni umuntu ki outside basketball? Outside basketball umuntu usanzwe kabisa, yafite famille, umugore, umwana n'umupeti. Yego, nawe ugiye yarateye na deke yawe. arakura agomba kuba umukinnyi ukomeye nawe. Yari umuntu usanzwe kabisa, ubusanzwe bwo mu Rwanda nyine bisanzwe. Basketball twavuga ko yatangiye gute, byaje gute, like the first time? Basketball yatangiye mfite imyaka nka 15 gutyo cyane 6. Ndi muri high school mu mwaka wa mbere, kumwe umutoza wo kwishuri yabonye ndi muremure, yitwaga Tigana. So yabonye ndi muremure gutyo i Nyanza, right? Nyanza, ishuri Igihozo Saint Peter, ndibaza ari no muri D2. Yego. So rero niho yambonye, amaze kumbona abona ko kumwe n'umuntu ari muremure, akavuga ngo nugerageze, then abona nshaka kuba nabikina. Angitaho nyine buri munsi, yabaga i Nyanza, so vacances tugakorana. Muri mu cyane uko nagiye nzamuka, ariko bitewe n'uwo coach. Back then abantu benshi bize high school bishyurirwa na basketball. Yego. Sinzi nimba nawe ari uko, ariko reka tuvuge ko nawe ari uko. Ubundi watekereje like nyine muri icyo gihe wumvaga basket ushobora guhindura ubuzima, wumvaga basket ushobora kuba akazi apart from ibyo wigaga, kavuga ati ngiye basket izantunga, like wigeze ugira icyo gitekerezo? Ntabeshye, aho byari biri icyo gihe dutangira basket ntabwo wumvaga ko izagutunga, byari bigoye ahubwo cyakoza ikintu wumvaga ko izakwishyura ishuri, ahubwo kuko twe niko twakoze tubona ko basket ushobora kwishyura ishuri umuntu. So numvaga ko ninkina basket nkiga muri universite kanyishyura ishuri bikaba birarangiye. Byagiye bizamuka nyine gake gake, ariko icyo gihe dutangira twumvaga ariyo intego. Ikindi kuko national team nkuru yari irimo abo banyamahanga benshi icyo gihe, ndabyibuka dutangira twega hagamo abanyamerika benshi national team. Nta nubwo wumvaga indoza zo gukina national team, ahubwo wumvaga gukina under 18, kuko ari yabaga imanyarwanda like wa muntu nawe ukora mu Rwanda, nibwo avuga ngo ni nkina under 18 bizaba bihagije, kuko national team wabonaga ko atari iyawe nyine. So nize struggle se wagize abantu batajya basobanura cyangwa batazi, like muri development ya basket?
wenda na n'ubu ngubu kubera ko ngira ngo nyuma ya success abantu babona abantu benshi babonesha amaso hari ibiba byari hari struggles ziba ziri behind ntabwo zabura struggle navuga ko mbere washobora gusanga even na sosiyete iri around yawe cyangwa abantu bari hafi yawe ntabwo bashobora kumva agaciro ka basket wenda niba inakurihira iryo shuri ntabwo wumva ko ari ibintu bikaze kuba ikwishyura ishuri ku buryo njya n'igihe wenda let's say uhembwa 500,000 suppose uhembwa 500,000 ariko ukumva ko sosiyete umuntu ukora muri banki cyangwa umuntu ukora muri indi company uhembwa tubasa niwe urenze kuko wenda yambara tise agashyiraho costume n'iki sibyo kuko uri umukinnyi nyine ho amikabutura akumva ko ari ibintu biri aho ngaho ku buryo ushobora kumubwira ngo nishe gahunda yawe cyangwa sindi uboneke muri gahunda yawe kuko nagiye mu myitozo ntago akumva ni jokes ni imikino akumva yeso ni siporo umuntu nagiye muri siporo bisanzwe gute atagomba kuza muri gahunda zanjye ariko ubu ngubu gake gake uko umukino ugenda utera imbere umuntu ushobora kumubwira ngo sindi uboneke muri bino bintu kubera ko ndabona mu myitozo akatabyumva ko nyine uri professional nyine tu muri like watubwiye ko watangiye basketball muri high school yego wagiye muri ligue ryari inshuro ya mbere nagiye muri ligue na equipe ngira ngo hari ama equipe menshi wakinniyemo na equipe watangiriyemo by'umwihariko ya IPRS twari tuvuye muri under 18 then icyo gihe coach Mutoka ndibaza umuzi utazi Mutoka muri basket umuntu wese wakinnye basket yabuze Mutoka turi abana nyine urumva yabaga ari nk'umubyeyi wacu cyane yari umubyeyi wacu cyane ku buryo nyine byasaba ko idara kugira inama nk'umuntu umenyereye muri uko bimeze n'iki so icyo gihe niyo wangiye inama yo kuvuga ngo jya kwiga muri IPRS uzanakine muri IPRS muri kaminuza icyo gihe nandi muri high school no you shifted kuva i Nyanza uhita ujya muri navuye i Nyanza njya Kabgayi then mbona kuza nyuma donc naje muri IPRS ndi gusoza high school naje muri IPRS ndi gusoza high school niyo nayisoreje ntana nakomerezaho muri university uva muri high school I mean muri IPRS nibwo nagiye muri Patriot tujya muri mass then za muri APR yego hagati ni bya ball byo gukina muri reg Cobra na Name Cup vs Crystal no muri Crystal hari igihe se wigeze wumva muri urwo rugendo rwawe wigeze uvuga ati wana none basket biranze hari igihe wigeze wumva ushaka kwitinga basket oya nambeshe kabisa ngiye kubeshya avuze kuko nubwo challenges zaba zimeze gute ariko ndeba ko nkuko twatangiye tubivuga niba waratangiye uvuga ngo uzakina basket kugira ngo ikwishyurire high school cyangwa university bite birangira then after ibyo ngibyo basket igatangira kwishyura n'amafaranga after kubona degree n'ibindi nyine uko byagenda kose uravuga ati ndi grateful kuko ntabwo nigeze mpanga ibi ngibi ariko iyi community yacu turayizi ukuntu imeze yego hari abakinnyi benshi mbanza nta n'umukinnyi utarabye experience mu Rwanda wenda tuvuge nko kukwambura ukamara igihe kinini cyane uri gustrugglinga ukavuga ati wana ngiye ntabwo bintu bizakunda reka mbivemo nshaka kandi kazi cyangwa se n'izindi struggles zishobora gutuma utekereza ngiye kubeshya kabisa kuko ahubwo ikintu cyabaye wenda ndangije kwiga natekereza ko nshobora gufatanya nyine ibyo nize na basket so mu gihe nabigerageje kuko nize civil engineering ndabigerageza kwa kumwe ujya kuri site n'iki mbona binsa imbaraga nyinshi kujya mu myitozo wiriwe kuri site numva biranze so ndavuga reka mbe mbiretse ndebe kariyeri ya basket degree ndayifite n'indangiza basket nshaka kuzabikomeza so waciye mu ma equipe menshi akomeye by'umwihariko hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda by'umwihariko muri mass nabonye ari ahantu hari culture ya basket iteye ubwoba fana ibiki ayo maroka room yose wabayemo ni experience yaguhaye kuko nekereza ko hano mu Rwanda ukinye mu equipe akomeye IPRS icyo gihe yararyanaga bya hatari ujya muri Patriot nayo ifite competition ya hatari itanga akazi n'ubu bane equipe ya mbere abaye qualified kujya gukina BAL
uhita ujya muri reg nayo iri muri BA nayo ni amakipe abafite intensity iri hejuru. APR ubu ngubu ngira ngo haba hari experience nini byatari ufite. Niki byakwigishije gukina kuri aya top level teams? Icyo wenda basketball ko igenda izamuka ubu ngubu aho bigera cyane ugomba kwakira role umutoza guhereje. Kugira nyine ube professional bya nyabyo ugomba kwakira iyo role. Niba akubwiye ngomba gukora iki, wirimite kuri iki, ibyo nyine ugomba kubyumva. Sometimes unarejya abakinnyi siti nko kubana cyangwa umuntu ukizamukaho gato aragira coach yamuha role akumva nko kumusuzugura nyine cyangwa kubera yigo nyine ntabwo yabura kubakira. Exactly. Ni nkubwira ngo ntukore iki ngiki utumva amava ko wenda ntabwo mbishoboye kubikora. Sometimes niko umuntu atabyumva, ariko basket nyine uko igenda izamuka ugomba kwakira role. Sinzi niba wenda turimo turabyumvikana nyine ukakira role ukaba ati wenda Gaston niba nk'umubwiye ngo shuta kubera ko ni coach. Yes, ni coaching n'ibyo arahereza undi kudunda, ahereza undi kuzamura, ahereza undi gukora iki. So nyine coach ni ubu ngubu niko bisigaye bigenda cyane. Navuga ko icyo kintu kigenda gikura. Indi experience wenda nko hanze y'u Rwanda cyane experience nuko sector bitangiye kuba nyine ugiye gukina nk'umunyamahanga batitaye kuri situation ntabwo ariye neza, nta wagiye bitamenyereye, ntabwo imeze neza cyane nka Maroc, climat igiye itaga imeze neza, ntabwo njye babireba kabisa. Ugomba gukora, ugomba gutanga umusaruro nyine. Ntabwo nyine mu Rwanda kuko buri umunyarwanda ushobora no kuvuga ngo wenda mu rugo nta situation itameze neza, akaba ari ukuntu bakwandastandingamo, ariko nyine hariya kuko niwe babitezeho umusaruro mwinshi kurusha abandi bantu bose. Uri mu import nyine deliver yo byagenda kose ugomba kwiranja situation uko yabimeze gatanga umusaruro. Speaking rero kuba gukina mu equipe hanze y'igihugu, ngira ngo niwe munyarwanda wenda nguciye no mu ijambo bambabarira uzanabirebe hano mu Rwanda, reka dufatira nkanga urugero mu Rwanda niyo haje umukinnyi ntatange byari ibibazo by'umwihariko abafana nibo batangira kumublaming siko bigenda. So nyine iyo pressure nyine ntabwo yabura. Yes, nikeza ko iyo pressure niyo biri hejuru cyane, ni kuvuga ngo situation yose urimo you have to deliver. Hanigihe uhagera kwa kane ni mugoroba ufite match saa 12 za nimugoroba kwa gatanu, ukajya cyangwa mu gitondo buri gucya ugomba gukina ni mugoroba, ntukina nabi abafana ntabwo bazigiye waziye. Icyo barya nuko wageze mu kibuga ukatavuga ikipe yazanye umukinnyi wa fake. Turi kuvuga kuri ibyo bintu byo gukina hanze, uri mu banyarwanda bake kabisa, ngira ngo batarenga na 5. Uwo nibuka ni Sedar wagiye gukina Uganda, ndumva nta nundi nibuka bagiye gukina hanze y'u Rwanda. Urambwira nyine what was the experience? Noneho by'umwihariko kuri Maz, kuko muri Maroc nabonye bakunda basket byatari kurusha no mu Rwanda. Abafana imyotsi imiriro ibiki nabonye bashobora kuba bari na aggressive byatari, ngira ngo banze bana gukubita ukoze ibintu kabisa bakagutera ku nzu yawe. Niyo insecurity wagize bwa mbere ugera muri Maroc ujya gukina muri Maz? Hari igihe muri Maz byageze nka match nk'enye cyangwa 5 gutyo, match enye cyangwa 5 iyo bitagenda neza nyine performance wise. So Facebook, Instagram barahandika hose. So nyine kandi uba mu mujyi wabo kuko ariya ni ikipe iba ari umujyi gusa, donc umujyi ubamo nyine iyo team niyo irimo nyine. So mu mujyi bara abafana babonye benshi abari mu mujyi hariya hamwe. Uko bavuga abafana ba Kigali, abafana ba Musanze babutare gutyo. So umujyi rero uko yagenda kose basinyisha umuntu akatamenya ko umuntu bamusinyishije. Then ukatuvuga Facebook after kwandika basakuza yuko nakinye nabi, ubu nimba ndi gutembera mu mujyi uragenda bite. Sometimes kavuga n'ikindi ni ruri mutanumva baragutuka ntabwo uri bubimenye. Even n'umukinnyi ashobora no kukublaminga umukinnyi mugenzi wawe ntabwo wabimenye, ariko ukatuvuga ngo reka ngome muri apartment kabisa nta imodoka ije kumfata njya muri practice gusa kumuvuga ati muri iyi minsi reka mu mujyi ne kwajya cyane, donc nubwo nawe icyo nkeneye nyine ukahita wumva ari ukuntu cyane ko n'abarabu ari ukuntu ubona bagira n'amahane kumva ko nyine ako kantu ariko nta kigeze kiba kibi, ariko nyine ako kantu no kuvuga ntabwo ndi mu rugo ndi njyenyine. Ibyo ngibyo to
what was the experience apart from ibyo ngibyo byo kuba vraiment byari ibintu byiza cyane, byari experience nziza nyine numvaga nkeneye kuko najyaga gukina mu makipe atari mu Rwanda ariko nkagenda by'igihe gitoya muri Clio. Yes, byari nyine cyumweru kimwe practice nyine na team katamujya gukina competition mu kindi cyumweru 2 weeks katabirangira 3 weeks katabirangira, so ugasanga ntabwo nyine ugize kuvuga ngo amezi 5-6 uri kumwe n'abandi bantu nyine nkuko nyine gutyo byabaye game 5 zose zikanga ukongera ukagaruka nyine iyo nyine na mentalite irahinduka ukaba tough umuntu ukavuga ngo icyaho cyose ngomba kwiranja ngashaka gusubiza. So the experience nziza kandi kabisa nzahora nshimira tu. muri Clio se muri Clio Star wagize performance nziza to be honest, uranayi qualifying muri BAL. Community yo muri Clio Star yo yari imeze gute? Like urumva wamugana ugiye gukina hanze y'igihugu hari experience nyinshi ugira hariya muri maso nabonaga ibyo nabonaga ikintu cyatari cyari abafana baho babiteye ubwoba iwana. Muri ntuza muri Clio Star ho experience yawe wagize Clio kuko mva ntabwo namaze igihe kinini ariko Clio ari cyiza navuga twagiye tutwi underdog, ntabwo nyine twari ikipe bavuga ngo by the way nabonye bari abajene bo muri Clio bari abantu bakunda basket ku rwego rwo hejuru, barikunda cyane bari abafounder bangira ngo abafounder ba Almeida brother, so barikunda cyane kabisa. Byatangiye ari nka uko bansobanuriye, byatangiye ari nka enjoy ibintu ngibyo bigenda bizamuka biba nyine biriye. So Clio rero kuko ntabwo byagiye kirekire ariko kiza nuko twari underdog nyine nta muntu uteganya ko dushaka kwiqualifying then no kugira ngo tubone iyo tike yo kujya muri BAL dutsinda ikipe ahubwo yindi bavugaga ngo niza biyambere mu kwiqualifying yari urunani unbeaten iki abatwege tuyiharosi ya mbere tunabona tike ya BAL. So urumva byari ibintu bikaze cyane kandi byari bishimishije cyane kubera ko igihe nagiyeyo cyari igihe Patriot yamaze gutsindwa na APR kuri finale, igihe bamira ba Diarra umwaka wa James nabwo yarakiza ni umwaka ubanziriza uyu nguyu ushize ngira ngo 2024 ndibaza. Then umva maze kwibura numva ari nka disappointment kwa nduvuga ngo wariteguye BAL this time birashoboka nyine uyibonye mu Rwanda. Then bankoringa muri Clio ndayibona ndavuga wawe nyine at least n'umwaka urangiye nkwifayinze team muri BAL nyine numva nanjye nk'umukinnyi ku giti cyanjye mba numva ari ibintu nyine achievement nziza. Ni CV kabisa. uri mu banyarwanda beza muri top 1 muri navuga nko muri top 5 ushobora kuba uri mu ba mbere muri top 5. Niki kintu kigoye byatari kuba uri muri top player in the country? Consistency guhora kubera ko abafana rero uri abafana ikintu nabonye cyacu kibi ntabwo bita ku bintu wakoze bareba ibintu byako kanya bavugishije kuri kayisa kuko hari nta guciye kwijo bari nka nuza nk'ibibazo nabonye abantu basaga ugasanga umuntu kwaza ngo uzamutubarize ngo kubera iki zitakijyamo. urumva abantu bareba stats zako kanya ntabwo babitaye kuri ibyo bintu, abo bitaye kuri struggles ziri gucamo cyangwa se no muri team ntiyemeze ntabwo byo babyitayeho. So niki kintu kigora cyane umukinnyi kuba guhora kuri top? Ikintu navuga kigora ni nkuko bivuze nyine gutyo yuko umuntu akexpectingaho yuko uko akinye match ya Patriot gukina ya Reg gukina ya Tigers kandi koko baravuga ukuri. So niba mpemberwa kugira ngo nyine delivering ibyo bintu ngomba nanjye ndo kwiyanja ariko ntabwo ari robust ariko none nyine ntabwo buri gihe bigenda neza nkuko no muri business sometimes uyu munsi ubona abakiriya benshi ukabona bake. So natwe nyine bagomba kwandastinga ko kantu mo gake ntabwo wenda ari kwibasaba kuko ni inshingano zacu kugira ngo dutange umusaruro nyine kuko niyo mbihemberwa ngomba gutanga umusaruro. Niyo mpamvu n'umuntu abyuka akajya mu kazi akajya gukora akazi. So ariko nyine navuga ko iyo party niyo ikomeye, iyo party yo kuvuga ngo nyine ko ugomba gukina buri match neza kandi
batitaye ko watsinze 20 match ya Patriot, match ya Tigers n'utsinda 5 bagomba kuvuga bati kubera iki yego. So muri 2019 ari Yesu gwabaye MVP yego 2019 muri Patriot byahinduye iki kuri career yawe? I think you n'ubundi wari mu equipe ya competition icyo gihe ntekereza ko icyo gihe nabwo competition yari imeze neza, nabonaga nibwo yarimo abanyarwanda bavuga bari guperforminga neza, nibwo BAL yari ikiza, sibwo mwakinye na regular, nibwo twakinye kuri final muri arena, nabwo mwabaye qualified kujya muri BAL. yego yari season nziza kuri wowe. iriya title ya MVP yahinduye iki kuri career yawe, career growth na mentality? iriya ikintu yahinduye, urabona to be honest hari igihe ugera nubwo nyine avuga ngo ugeze no kuri level iri hejuru, national team ukaba irimo, team ikomeye mu Rwanda ukaba irimo, ugasanga hari ukuntu utifitiye icyo cyize cyo kuvuga ati koko na dominating league nyine koko na dominating, ukaba ukeneye confirmation. ya confirmation yo kuvuga ngo kuko ndi umukinnyi ukomeye, cyangwa n'ijyanye n'ibya match imwe ebyiri bikahita birangira. So rero iriya MVP nyine ikubwira ati nyine nyuma y'abanyamahanga, nyuma y'abanyamahanga mukinana, abakina against you nyine bose urabikoza nyine so bivuze ngo none watangira gutekereza hejuru y'aho ngaho, kuko ndabyeka ko after MVP nibwo navuze ngo reka noneho nshake umu agent ndebe ko najya hanze, niyo nshaka kuba MVP mu Rwanda bisana ko no kujya hanze birashoboka. Donc nyine bitayigo icyo cyizere cy'uko noneho watekereza ibirenze mu Rwanda, kuko urumva bavuga nta nubwo nshaka no kudominatinga mu Rwanda. Before niko navugaga navuga se nubwo na dominatinga mu Rwanda rase najya hanze gute se. Ariko iyo confirmation nk'uko bivuze yiteguha nyine icyo cyizere cyo kumva nawe ubwawe wiyizeye kuvuga ati najya no hanze nka dominatinga birashoboka. Umu agent wabonye nawe mukiri gukorana ni HSA, ako ntabwo ngo turimo turakorana. Uwo twatanganye uwo turimo turakorana ubu ngubu, waratanganye nawe imbere twarakoranye, njya muri Tunisia ntibyagenda neza, no muri Cobra niwe twari turi kumwe muri South Sudan, then nyuma yaho muhindura after season ya kabiri muri Reg nibwo nase muhindura. Speaking of being MVP, ntabwo dore ko kubona umu MVP w'umunyarwanda by'umwihariko mu Rwanda, abanyamahanga nibo baza bakadominating, ariko kandi nibyo ko baza bamugani bazi nta basherisheri babaza bashaka guconfirminga yuko badeservinga gukina muri league. Uratekereza ko cyangwa se hari icyizere cy'uko tuzongera kubona umu MVP w'umunyarwanda vuba? Njye mbona icyizere gihari. Icyizere kiri muri Ndegasto. Niba tubona umunyarwanda udashobora uzarebe n'abantu abantu batsinda amanota menshi muri equipe, MVP wa match abenshi bari abanyamahanga. Ibyo ni ukuri. Icyo uvuga ni ukuri kuko hashize igihe, niba mbyibuka neza nka MVP uheruka ni nka Shobozwa Gese. Ni nshobozwa n'ubundi still. Nk'igikombe cya siniko ngo ni cyarya, ariko ashaka ko nka Shobozwa niba mbyibuka neza ureke MVP. Umva bikwitwebwe nk'abanyarwanda uko yagenda kose ni nka devoir, ni umukoro ukomeye kuri twebwe kabisa, kubona nyine imyaka iciyemo nta MVP uva mu Rwanda uhari, byose biza umunyamahanga akabitwara buri gihe. Ariko mbona ko niyo twarabikoze, niyo Nshobozwa yabikoze harimo umunyamahanga, nkabikora harimo umunyamahanga, nyine birashoboka ko n'undi yaza akabikora. Kandi ngendeye kubona talent zirimo zaboneka mu Rwanda ubu ngubu, talent zirimo zaboneka ubu ngubu mu Rwanda, njye mbona bizashoboka. Reka dutegereze turebe. Nanone nagomba kuzamo yuko tugomba kwiga icyo cyizere tukakigira yuko bishoboka kwanza, kumva ko nyine ntabwo ugomba kwisuzugura uvuge ngo byose ni iby'abanyamahanga. Ikindi ukanabikorera kameme, icyo cyizere kigira ariko unabyikorera uvuge ngo unabikorera uvuge ngo umwitozo iki uprepare nyine uvuga ati no season ni yanjye, tugomba gukora kameme, ntabwo bizaza ngo bitujyeho gusanga no kutanyarwanda, tugomba kwikorera.
so umaze kubaka repetition yo kuba umu best shooter mu Rwanda 3 point niko nabivuga yego kuva kera kandi utekereza ko ari talent cyangwa no gukora cyane njyewe navuga ko ari ukubikorera kubera ko mu gihe ntarimo ndabikora ntabwo zajyamo cyangwa nta nubwo natangiye ndi umushuteri by the way ntabwo natangiye mvuga ngo ndi umushuteri wageze igihe urubyibanda uravuga ati ngewe na Coach Henry ngeze muri Patriot Coach Henry uriya utoza Tigers niwe ngiye wa mbere wambwiye yuko nshaka kuba nawe umushuteri ntabwo nabyibonagamo mbere ariko yamaye icyo cyizere ananyereka n'inzira zo kugira ngo nyine mbigereho njye niko ni Coach Henry rwose watumye mba umushuteri muri career yawe ni ryari waretse gukina basketball wambwiye ko wigeze no kwifatanya n'akazi n'ibiki like ni ryari watekereje uravuga ati reka noneho bino bintu mbikore for survival mbikora ari akazi by'akazi kuko back then basketball ntabwo yarimo n'amafaranga yego ugiye wari ukiri muri IPRC n'imyaka mike yo muri Patriot ntabwo nyine wari kuvuga ngo iyi ni career izantunga lifetime yego we ni ryari wakomfamiza ukavuga ngo noneho ibi bintu bigiye kuba akazi ma daily life sebura si nko muri ni nka BAL season ya 2 ya reg yego ndumva aribwo nyine nabonaga ko no muri BAL nshobora kubona start nziza bari bashaka kumamagara nkajya gukina indi kipe kugira ngo nyiqualifying muri BAL nibwo ntangiye kuvuga ngo reka nyine akazi mbireke birashoboka ko nyine byantunga n'ibi nabyo kuko okay n'umugisha utangiye kubonekamo ubona offers nziza yaba mu Rwanda yaba ari hanze ukabona offer nyine ubona kifatika ukavuga waboneka nyine ibintu bikomeza iyo koze ikibazo abakinnyi benshi kibagora kubera barakinnye imikino myinshi yego ubu game umaze gukina ntago zibarika ni nyinshi byataye ntabwo napfa kuzimenya ziragoye nuhe mu best defender kabisa mu Rwanda n'undi wakugoye byatari mu internationally mu Rwanda kanumve mu Rwanda navuga Diarra kabisa mu Rwanda Diarra nyine garaje Diarra mwarakinyira cyangwa wari warakinnye yes nani mpari muri Patriot badutwaye igikombe ndimo nako arimo nanjye ndi muri Patriot Diarra nyine ukuntu kabisa ya protecting aga paint ku buryo nyine nubwo atana kublockinga wenda ariko nyine aguha gutekereza kabiri buri gihe ugeze muri paint ikagusaba gutekereza Diarra ari hehe nyine deja mu mutwe nyine icyo kintu nyine akaba agifite so navuga ko Diarra kabisa mu best defender baciye mu Rwanda ngewe nakinye against arimo kabisa hanze cyane muri national team ese ubundi reka tureke kuvuga noze ne equipe ya wakinnye uri muri national team equipe kugora byatari uvuga ati wane equipe ni ibibazo gukina nayo equipe gukina nazo kaje yigeze kumbwira ko Angola burari equipe yabagoye kuva kera Angola was dominating ariko Angola ntabwo nakinye match nyinshi nabo Angola nakinye numva ari nk'eshatu cyangwa enye kuva najya muri national ntabwo Angola dupfa guhura cyane ahubwo buriya Senegal twahuye kenshi no mu friendly games mu gihe Kosa yari ahari Senegal nayo ibikomeye ariko njye navuga Tunisia bamuvinga ball cyane ku buryo urabona nk'andi ma teams ukina neza cyane donc the best players ubabona donc umuzi match ko yagenda kose umupira urajya hano uri uza gukiringa ikintu cyose ariko Tunisia ntago bavuga ngo ninde bashingiyeho bose umupira ubageraho ku buryo nyine equipe irakora yose yanjye navuga ko team kabisa ya Tunisia kuva kera igihe cyose twagiye dukina ndabona duchallenginga kabisa speaking kuri national team ni ubu ngubu uri na captain wa national team igihe cyashize imyaka kandi hashize n'igihe kinini cyane ukina equipe nationale
ni iyo responsibility kuri wowe imeze uyifata gute like kwikora flag y'igihugu kuri ku mugongo guheadinga abandi bakinnyi nka team captain was your responsibility uyifata gute kuri wowe kuba wumva ugiye igihugu cyose ari wowe kireba ari wowe gihanze amaso ntabwo biba byoroshye kabisa navuga ko mbere numvaga nta kibazo ariko aho utagiye kubera umuyobozi w'abandi kapiteni nyine tutangira kumva umunyamakuru niwe agomba kubaza impamvu bitagenze neza n'umufana nuko ntapfa kubona benshi ariko n'abashuti cyangwa iki na famiye kapiteni byagenze ko musigaye mutsindwa n'umujyi ashaka kubaza ati kapiteni ko mbona mwasigenze kumva ko nyine ari wowe biri ku mutwe kugira ngo ubisubize nyine ni challenge ariko nyine ugomba none kwakira nyine niko bigomba kugenda ubundi se tumaze imyaka myinshi reka wamugane imitenye kuba tumaze imikino myinshi dutsindwa muri equipe nationale ndumva ari nk'imikino irenga 8 tutabona win tunatsindwa amanota menshi we nihe utekereza ko du feeling a shot muri internationally njye navuga ko akenshi biva kuri ikibazo cya ntago duhozaho andi matimu ushobora gusanga roster yabo itigipfa guhindukamo umuntu umwe babiri ariko abandi nk'icumi ba mbere ugasanga bahora ari babandi gendera kuri Mali yabaye ya kabiri gendera kuri Angola Dundao bamara imyaka myinshi kabisa bose muri national team muri BAL ahantu hose agenda kiyo ajya gatatu yabaye Senegal Boasi Badio bose urebe 10 akenshi bahora ari babandi so twebwe usanga buri window ugomba kuza abantu bashyashya buri window abantu bashyashya duhere kuri fata Afrobasket qualifiers yabaye muri Senegal abari barimo icyo kijya harimo Antino as a point guard I guess William Osborne yari ndabyibuka dufite ubu nateza ubwo yari Antino sibyo ujye kuri Morocco kaza dukurikiza muri Morocco Antino araza Ntore atagarukamo Poyo atagarukamo Osborne yari ahari William yari ahari icyo gihe navuga ko twanakinye neza tujya muri Afrobasket Ntore arahari Poyo ntago ahari Osborne ntago ari kubera imvune Poyo ntago ari kubera imvune umva ko roster ihinduka sibyo ariko Afrobasket turayadusanga roster Hasson yasaza Antino avamo as umunaturalize sibyo then tujya muri World Cup qualifiers round ya mbere wabonye ko byari bimeze round ya kabiri wabonye ko so ubwo wenda nkiye muri make kugira ngo ite wumva ukuntu roster ihinduka naturalize arahinduka point guard agahinduka big man agahinduka donc buri munsi akagira ikintu gihinduka nekeza ko icyo kintu iko kubuildinga chemistry kubuildinga nyine iyo culture nyine ntabwo bikunda kubera icyo kintu cyo duhindura roster and so iko sense nyine ibi kibazo je nicyo kintu mbona gituma nyine bitagenda neza donc harimo no factor twinshi ariko nk'ubu nk'imvune ntabwo nta kundi wabigenza yes nk'imvune nakunda byenza ariko urumva still yije no muri club no muri NBA umukinnyi avunika agahindura ikintu so kandi navuga most of the time abari imvune kenshi niko njye mbibona nzinzi impamvu ziri intano nyine umuntu atapfa kumenya ngo nuko iri ariko icyo ndi kuvuga nuko iki ni roster ihindagurika ubuse ubona okay reka nkubaze kuri nuza promotion yanyu ni promotion ikidominating till now banshobozwa wowe ba Steve n'abandi benshi urabona hari generation uretse ko wenda muri iyi minsi turi kubona aba generation y'abana birukanka batyaye byatari ariko nabwo n'uyu mwaka kandi nabwo ngira ngo ni Patriot bitweretse yego na wenda byahise bisa n'ibitinyura n'abandi bana ari abapeti bari muri UGB nabo bari kunyaruka byatari ako muri make ubona development yo mu Rwanda iburi iki kugira ngo tugire generation nyinshi z'abakinnyi ba produced
icyo njye navuga ni uko ikintu mbona no guciye mu ijambo hari ikibazo nabajije nuza perezida wa Tigers iminsi ishize yego narakimubajije we yarambwiye ko abaperezida cyangwa se n'abatoza n'ibiki umutuma every competition buri muntu abashaka igikombe yego bigatuma rero ushaka umukinnyi uri kuri top level n'abanyamahanga hakaba hari n'abaroko ukasafata baba ndiye abantu bakomeye ku buryo wa mupeti uri kuzamuka nta space ari bubone wowe niyo ntuzubibonamo niyo wasipo ubibonamo. Okay, iyo nayo izamo ni nko kurashinga ukuntu nko kurashinga kubera gushaka nyine umusaruro ako kanya ibyo agenda byemera ariko ngewe ikintu mbona kwanza gufata umwana hakiri kare donc nyine iyo system nyine yaba ari ministère ya sport cyangwa federation mu nshingano zayo sinzi ariko ugafata umpeti hakiri kare ugafata umwana hakiri kare ngewe icyo kintu mbona izo basics nyine Gaston yabuze afite 25 years akazibona noneho afite imyaka 15 akazibona noneho yakoze system turavuga yo gukurikirana iyo generation bakayikurikirana noneho akabamo n'ikintu cyo kwiha intego niho bituruka kwa kurashinga perezida yavuze tuvuge ngo umwana ubu tuvugana afite 16 tukavuga ngo mu myaka 10 ubwo ni muri 2030 combien 2036 adafite 25 bakiyo ntego cyangwa wenda mu myaka 7 cyangwa 5 iyo ashaka nta kibazo bakayiha tuvuga 5 nta kibazo 2031 sibyo mu 5 ati generation y'ubu ngubu ubwo ni Messi gwa guess ubwo ni generation ya Messi gwa generation ya under 18 sibyo bati ubwo baza bafite imyaka 22 cyangwa 22 dusipoze kuko bafite 17 ubu ngubu bose so 22 yes imyaka 5 avuga ngo icyo kintu tugikurikirane generation tuyikurikirane nta n'umwe uvuyemo ahubwo hiyongeremo ahubwo nta n'umwe dutakaje ahubwo hagira abandi biyongeramo benshi tuyikurikirane turi mu myaka 5 iki gihe 2030 combien bizabimeze bite icyo kintu bakagikora niyo nyine ya culture nituyigira niyo handi national team tuzasanga ihora nyine idahinduka cyane hahindukamo abantu babiri nyine tukavuga ngo umuntu amaze imyaka 3 muri national team culture yize wenda ni team muri defensive ni team wenda yirukanga iyo culture ikagenda ikamujyamo ko niba uje muri national team urabizi nyine icyo usabwa ariko urumva ubu ngubu national team iraza ihinduka hatajya mu ndi nayo tutureka ati national team igenda gutya yes ugasanga nyine ibyo bintu ni gutyo buri gihe katuvuge kuri BAL umaze gukina BAL nyinshi wari n'abakipe wa qualifyinze guhera kuri season ya mbere warazikinnye ngira ngo ndumva nta BAL urasiba narasibye izo APR y'umwaka zose ebyiri wakinnye ubwo season enye zose enye ni urugendo rutari abantu rwa hatari wakinnye muri hari na equipe wa qualifyinze muri qualifiers warazikinnye muri top level navuga ko BAL ari nayo ligue ikomeye muri Afrika ubu ngubu ukaba waranayitwaye BAL champion muri Tigers wambwira moment kwanza guhera muri South Africa kugera hano mu Rwanda mukina kuba kuri arena yuzuye urusaku rwinshi abafana bikarangira munatwaye igikombe what was the experience from here kugera muri South Africa kugaruka mu Rwanda nkuko bize twase kuntu nyine byari byihuse mu gihe gitoya so mbe ntabwo bonaga ko ari ibintu bifite navuga umurongo muzima kuko urumva twari bashya twari tugiye gukina bare muri APR bitabiza byisanga tugiye muri Tigers nyine byari nyine ibintu byivangiranije cyose kabisa ariko nyine iyo uri professional cyangwa uvuga na akazi hamwe n'abayobozi bakabyorganiza neza nyine chemistry yagiye iza gake gake sako noneho biba byiza kurushaho buri team uko igenda itsinda chemistry igenda yihuta kurusha uko utsindwa chemistry gasa nk'igira gutya so
ni nk'umugisha twagize ko first game twayitsinze turi tumana group nyine itsa nk'igihe byihuse sinzi niko navuga then bikanaduha na confidence gutsinda match ya mbere gutsinda match ya kabiri kaduha confidence wabo n'ibintu birashoboka so kuva South Africa ho byagiye amaze gushoboka already kuko twageze iyoga T1 ubwo byabaye kwa kurumva time yo kwitegurira hano noneho nta excuse iri kuvuga ngo badutunguye tuvuye South Africa tuzi ngo hagiye kuba indi conference muri Maroc turabona abo tuzafacinga amateams yose turayazi mufite n'umwanya wa entraînement umwanya urahari wo kwitegura umwanya wa recruitment ari kuzana baro so nta excuse nimwe yari hari niko navuga so byari nyine ki yari kuva South Africa then ibindi tukabitunganiriza hano mu Rwanda imbere y'abafana iki so ntago navango byari byoroshye ariko nyine byari motivation iri hejuru cyane ni wari ufite ni ze to wari ufite umutwe imbere ya final game kuri ya game ya nyuma kabisa nyine waryamaga ukatuvuga baze ntiri igikombe cya bar igikombe kirenze muri Afrika igikombe maze gukina imyaka ingahe kimaze kuba imyaka 6 kimaze kuba ntacyo urabona ntanagira na chance yo kugera final ngo uvuge ngo reka ndebe uko final isa yes so nyine wasangaga nk'umurumeti ndabyibuka umurumeti wanjye ari ntore tukavuga tuti men ibaza nyine tugiye gukina Intercontinental men tugiye gukora ibi nibi nyine katumva ni ibintu biri big cyane ariko ni ibintu birenze man ibintu birenze cyane buriya abantu benshi barangiza karere batabonye ibikombe birenze bakiniye tuvuge nka wenda gatuguye muri basketball hari abakinnyi benshi banakomeye muri Afrika nka haryo Omoti yagitwara na MVP Omoti yagitwara cyo kuvuga nuko ari abakinnyi bakomeye muri Afrika banakina kuri level zo hejuru muri za Euro League na hehe barinda barangiza season cyangwa ukabona imyaka iragiye badatwaye even n'abanyamerika bari hejuru Crawford nta cyarabona kandi ari muri Haruna ntagarakibona bari muri top scholars so ntacyo barabona so ni ikintu gikomeye kabisa BL yo ni navuga ko ari ni igikombe gikomeye cyane muri nuza noneho by'umwihariko kikaba sponsor ukomeye akaba ni part ya NBA urumva ni ibintu bya hatari kuri uriya munsi kuri nyine final buzzer iba muri muhedinza ngira ngo yari amanota nimba 3-8 ni emotional rero umeze gute uvuga ate bana turabikoze noneho final ari 3 points ntore yatsinze niyambyibuka yani navuze ati wow uko dutwaye igikombe nyine bya bintu bibayeho bya bintu yashoka bya bintu ndabonaga biri big gusa ko navuga ngo numvaga nyine ku myaka mfite byo maze gukina navuga ngo man ntwaye BAL byaba ari ibintu birenze kabisa ntwaye BAL mba nifuza nuko ari ikindi kiri big cyaba for the national team nyine tugizemo uruhare nanjye ndimo nk'umukinnyi nyine maybe bizashoboka hamwe n'Imana byose birabishoboka ariko navuga nyine kuri club nasemvuga nyine ni ibingibi kabisa ni ibingibi club ndabikemuye hasigaye ubwo national team ariko ubu navuze basket yes ako nasemvuga men national team nako club ndabikemuye kabisa ariko kokona ni nk'ibyinzozi cyo kuvuga cya kinonaga kiri big kabona nyine ukigezeho nyine bitumba birenze cyane gutwara igikombe ni sawa biranaryoha ako se gutwara igikombe mu rugo muri BK Arena ibindi mbere y'ababyeyi abavandimwe what is the feelings things are zirenze kabisa zirenze cyane umupeti wawe uri aho ngaho ni moment yedasanzwe kuko nibwo Gambia yaraje kuri stade that was the first time nibwo Gambia yaje kuri stade kabisa nyine like numvaga nk'ikize nifite cyuko bigomba gukunda uvuga reka muzane nkwaye na championship hari so ndabyibuka ticket we bafite yari hafi ya bench yacu so ubwo rero mbona nyine my wife n'umwana mbabona nyine numvisha ari ibintu like match igiye gutangira mbabona nasemvuga wow nyine bigomba gukunda kabisa reka mbikorera none bigomba gukunda imbere y'umupeti numvaga nyine ari nk'ikintu like
nyine biraba ari ibintu birenze kubona ntwaye igikombe n'umupeti n'iki nkatamara nyine ni ibintu biri byose tubishyize hamwe nkabona ni ibintu binini cyane kabisa. Winning BAL utekereza ko byarankinze cyangwa se career yawe hari ibyo uri gutekereza biri beyond to play here cyangwa se nyine kuri career wise wowe ubitekereza gute kubona BAL biri muri CV yawe? Okay, muri CV yanjye ni ikintu kirenze byatari kabisa, ariko nkumva nyine nanone ni nk'icyizere no ku wundi mupeti cyangwa undi mwana uri hasi yacu cyane, nyine nk'icyizere njye navuga nk'icyizere twubatse, kuko niba natangiriye basket hano mu Rwanda, Steve yatangiriye hano basketball mu Rwanda, Osborne yatangiriye mu Rwanda, Kiza yatangiriye mu Rwanda, andi wundi twateye kuri muri Roster yatangiriye mu Rwanda, sindikwibuka bose ariko kandi mvuga abo ngabo aho bose batangiriye gukinira basketball mu Rwanda. So nkata numva ko ni icyizere kiri hejuru cy'uko nyine niba hari ibintu wenda twe tutabonaga, ndetse wenda ibibuga byiza, support iri hejuru, ibyo byose tukaba tutarabibonaga kuko wenda imyaka basketball cyangwa hano basketball yari iri as in general basketball hano yari iri, nkavuga ati noneho ibaze wa mwana ufite imyaka 18 sibyo uri mu under 18 ubu ngubu nawe wavukiye mu Rwanda, navuga ati niba Gaston ibintu yarabikoze ibyo nabyo nzakora birarenze. Naje ntabona arena, naje ntabona na Petit Stade yari yafeye, ari ibintu birenze twanaga ibintu birenze gukina kandi itari utavuga itari no kuri level, itari no kuri level Petit Stade kwikiniramo avuga ati biteye ubwoba. So uvuga ati gukinira Kimisagara ubundi Kimisagara Cercle wumvaga ariho ahantu hawe nyine, ibyo ngibyo noneho ukavuga ngo hari umwana noneho, kandi noneho ntunabone n'icyizere kubera uba udafite n'igitekerezo cy'ibintu cy'ibyo bintu, kuko ntawe ugeze ubona mukuru wawe ugeze ubikora ibyo bintu. Yes, kuko mukuru wanjye nabonaga akavuga ati Lionel Aristide wenda Shyaka Olivier niwe wavugaga akavuga ngo by national team, akavuga ngo birenze no gukina national team. Ariko ubu ngubu nanjye niba akoremo arandi bakavuga ngo yatwaye BAL, yaratangiriye basketball mu Rwanda muri segonderi nk'abandi bose, nanjye nari hatangiriye nindenzaho ibyo yakoze, ngenzi nta no na bare gusa BAL MVP Euro League player ibintu nk'ibyo. So ni motivation kuri young players. Yarase mvuga nyine bibi kuri njye, ariko nkumva none nk'abanyarwanda nyine nk'ababasketeri b'abanyarwanda ni biri big kurushaho noneho. So ibyo navugaga ni motivation ku bana bari inyuma, ako se kuri career yawe personally ni navuga byakanguye iki muri wowe, byakanguye iki utekereza like ubu ngubu uri gukina muri equipe ikomeye mu Rwanda iri kuri top, equipe ya mbere, equipe ifite competition nini, uwininze BAL kandi uracyafite imyaka myinshi yo gukina imbere. So kuri career yawe byakanguye iki? Wahise like buri ikintu ushaka kumva waba utekereza ko wenda wafata indi move ukavuga ngo reka nibura ndebe ko explore n'ahandi, wakinye muri Tunisia, wakinye muri Maroc, wakinye nkuko nakubwiye kare yuko MVP ari cyo kintu yafunguye nyine kambwiye ati nakina no hanze. N'ubu ngubu kabisa mba nyine like ubu ngubu numva niba bishoboka cyane anytime nasubirayo, byose bishoboka cyane gusubirayo, kuko niba narabikoze rimwe kabiri na gatatu nabishobora na kane nabishobora. So exactly, yego. Ariko none ubu ngubu bari nase mvuga ngo ntago ari rimwe gusa, ikintu cyane cyane yafunguye kintu wati ntago byari rimwe byonyine, kuko birashoboka. Nase mbona birashoboka, no kwitegura no kwicyo cyizere, birashoboka cyane. Niba Petro yageze kuri final inshuro zingahe wenda bikanga, nanjye nagira inshuro ebyiri nkatwaramo ebyiri cyangwa nkatwaramo imwe. Exactly. So nasa mbona ko nyine cyane nubwo bya yes biri big, ntago mbakanye ko bitari big, ariko binyetse ko nanabishobora noneho. Hari wakinnye mu equipe menshi byo hanze, byarashobokaga ko wanatwara n'ibikombe uri muri ayo makipe, yego, none by'umwihariko BAL kubera ko muri Maroc who knows wenda bari no gukina muri wari gukina nabo muri BAL bagatwara igikombe. Ako se noneho gutwara igikombe uri muri equipe yo mu rugo,
noneho n'abantu bawe by'umwihariko nka Steve mwakinanye imyaka myinshi cyane guhera muri IPRS ku Patriot nyine struggles zose muri kumwe mukabuilding ibintu byose muri kumwe finalement mugatwara igikombe muri no muri equipe imwe iyo feeling like kuganira we na Steve ukavuga ati igikombe turagitwara byari birenze cyane ko byari birenze nyine urumva ntabwo mwabura kwicara ngo mubivugeho bati nyine reba aho byatangiriye n'iki kavuga nyine Imana nziza kabisa nta kindi wavuga mwana kuko icya mbere ukuntu byaje ape yari supposed gukina means nta nubwo twari supposed kuba tuba teammate muri BA birangira bibaye ibi nyine ibintu byose birikora ni fate so nase nyine kwa kuntu uvuga akavuga ati Imana nziza n'umugisha ukomeye kuba nyine mu mwaratangiranye mukazamukana bikanarangira ikintu mugezeho at the end of nyine career yacu zavuga ati ari ikintu twacivinda turi kumwe kandi twaratangiranye kuva hasi muri iyi minsi niwe mukinnyi w'umunyarwanda uri kugutera excitement ubu ngubu navuga uyu mupeta afite future kabisa njye navuga hari Hilal yari muri UGB bari muri kumwe no muri national team yego twari kumwe ejo bundi Hilal harimo Hervé muri Patriot bafite kabisa mbabona ko Hilal nabonye nta bwoba agira Hilal kabisa ntabwo gutinya gukorera ibyo same na Hervé Hervé gukubita denke atitaye ngo uri umunyamerika muri kumwe muri paint ni byiza cyane kabisa nyine iyo confidence hamwe no gukora Imana izabafasha nta mvune bagomba kugira mukazagenda neza kabisa ariko numva abo hari n'undi mwana wo muri Cape Imanda 18 yitwa Victor gutya Victor ndamuzi uriya nawe afite Victor Imanda 18 ndumva arimo kabisa ndabonaga uri mukuru Victor ndi kuvuga sinzi mwumva akina muri D2 ya Cape ya D2 wapi kuko yakinye muri under 16 okay ndumva yitwa Victor yego ndumva ari Victor kabisa gutwara BL ku Rwanda by'umwihariko utekereza ko hari ikintu byahinduye permanently kuri so abantu benshi bagiraga kuri basketball mu Rwanda ku basketball mu Rwanda igira ibitekerezo byinshi mu bafana hanze y'u Rwanda uko byagenda kose icyo byahinduye no kumva ko turabishoboye ikindi cya kabiri no ku bayobozi b'ama teams niba Tigers twarabishoboye Reg igomba kubishobora Patriot APR nyine twese niba nyine donc icyo kintu cyo kuvuga ngo niya mugenzi wacu yarabishoboye n'abandi babishobora reka twigarukiye kuri ligue yacu ligue yacu tumaze iminsi myinshi imyaka amasezo menshi tudependinga ku banyamerika cyangwa se abanyamahanga muri rusange yego Diarra araza agakora ibintu by'ibitangaza Bamira n'abandi benshi utekereza ko like nyine kubona umunyarwanda uri kuri top ubu ngubu biragoye ntabwo twaba turi kudependinga cyane ku banyamahanga uko ubitekereza kandi ko binica ligue binica national team binagira gute ntabwo nava ko biyica ntabwo bica kuko even no muri Euro League ubwo ndavuga champion iri hejuru yacu abanyamahanga barimo kandi usanga bakora nyine ibintu birenze bifata playoff MVP yari Montero ava muri Dominican sibyo ntagagara muri Europe sibyo ukajya kuri MVP yari final MVP yari Fournier I think Fournier ndo bari MVP ni umufaransa yakinaga team yo muri Greece n'ubundi abadominate n'abanyamahanga ntago navuga ngo rero ntagatwe gusa mu Rwanda umunyamahanga agomba kuza akora ikinyuranyo nkuko twe twanabivuze mbere ko niyo nshingano yo agomba gukora ikinyuranyo nyine azara nyine ari umuimport nyine sibyo ariko ahubwo nge numva umunyamahanga agomba kuza akagira ikintu adusigira nicyo kintu nge numva kiba kigomba kuba gihari ntabwo ari kuvuga ngo Diarra araje nta mu big man nyine wundi umurebeyeho agomba kuza Diarra agomba kuza Hilal akavuga ati man gukina Diarra buri munsi ni iki tugomba gukompetinga yes noneho bigatuma
guhora competinga na Diarra aragira ikintu asigaranye level izamuka. yes niba ari wenda ari inde Prince Twa muri APR ni point guard Brisco arahari nk'umunyamahanga agomba kuba Brisco agomba kugenda hari ikintu Prince yamukuyeho nyine gutyo donc ntago ari kuvuga rero umunyamahanga kuza ngo no kumudependingaho kundi kuko niba nkubwiye ko nayo liga ariko nko bimeze umunyamahanga akora difference ntantwe agomba ahubwo ikibazo ni uko umunyamahanga yaza ntakore difference kandi akabona na playing time. yes So nicyo utekereza federation yacu yak improving? njye navuga yak improving no gushaka uburyo ntabwo nzi kuko urumva ni inshingano zabo ntabwo nzi ngo bazakora gute kuko ntabwo ni position yo kumenya uko agomba kubikora ariko icyo njye nakwifuje nk'umukinnyi games zikaba nyinshi zikaba nyinshi ku buryo mu mwaka ziba nyinshi then off season ikaba ntoya. Off season bari hafi igice cy'umwaka. Yes kabisa. Almost amezi 6. Yeah kabisa bikiranja ntabwo nzo kuko ni biri mu nshingano zabo sinabimenya ariko ku buryo niba wenda games amakipe 9 10 ni 9 ubu ngubu 9 ubwo ni match 13 cyangwa 7 gutyo then ubwo ngubwo zikiyongera wenda zikaba nk'inshuro nk'ebyiri y'izo ngizo ariko n'ubundi se sibyo barimo kuzana Rwanda Cup kugira ngo yes nyine zikaba zifite nyine ziri meaningful kuko urumva Rwanda Cup sibyo GMT nyine hari ikuntu numva byaba byiza ziyongereye muri league ntabwo nzi ko babigenza ariko byaba byiza ari ikintu gihanirwa kandi gifite nyine meaning ikomeye kugira ngo bitume APR, Patriot, Reg, Tigers bashyamo imbaraga muri ibyo bintu kuko amatimu tuvugishije ukuri amatimu yose aravuga ngo regular season ngira umwanya mwiza nkine playoff byo muri bar after ibyo ngibyo biyo birarangiye kandi buriya Rwanda Cup reba Rwanda Cup Tigers nta munyamahanga numva harurimo APR bakinishije team muri Rwanda Cup Patriot ndumva itarayikinnye ntabwo yayikinnye tubyumva nyine nawe ukuntu bimeze ariko Patriot nta match zasuzugura ya regular season so rero ibyo bintu byiyongereye muri regular season byafasha buri muntu wese ukuvuga wenda hakaba nk'amagame binsating tuvuge wenda faza rirarangiye hazima kandi gaturna kugira ngo cyangwa nani berega ntago bakina kabiri gusa ntago abantu bakina ari retour gusa bashobora gukina 3 times then mukareba overall nyine standing uko zihagaze umwaka urangiye na regular season irangiye bakajya muri playoff kandi burerega umukinnyi abonera experience mu magame menshi mu games yes niba nkuko twabivuze ngo tuvuge point guard w'umunyarwanda ese Sage ahure na Brisco gatatu ariko barakazamukuraho barakura kabiri gusa bikarangira maybe wenda inshuro imwe ntanakine cyangwa yaranavunitse yes naho ngaho tuzisanga umunyamahanga twavugaga azafasha umunyarwanda nanone tuzisanga umunyarwanda yabonye experience none katagenda kategeka ko no muri national team kuko Sage natanga umusaruro muri Patriot akabona experience kuko yahuye n'abakinnyi bakomeye bo muri Tigers zo muri Reg azisanga no muri national team atanze umusaruro nene ko mbyumva utekereza ko dufite supporting system mu Rwanda ihagije yo gupromotinga cyangwa se yo kurema talent cyangwa se development agareka tuvuge development twaba dufite supporting system ya development y'abanyarwanda y'abakinnyi bari loko cyangwa se supporting system ifasha abakinnyi by'umwihariko kuba produced kuba supportinga kuba maintaininga n'ibiki byose kugira nibura tubone umukinnyi kuba uko bagenda kose irahari kuko haba under 16 haba under 18 hasigari D2 kandi nekeza ko iri focused mu bana cyane ariko ntekereza ko iyo ngiyo atari na supporting system reka ngo urugero yego buriya waranakinnye muri South Sudan yego nta under 17 bagira nta U nimwe bagira nta U15 nta U16 nta U18 bagira ariko ntabwo yabuza ko ari ikipe ifite abakinnyi bakomeye nubwo benshi baba ari abanyamahanga baba barabaye hanze yego ariko still bafite
bafite ekipe ikomeye, Yego. bafite abakinnyi bakomeye. Njye sintekereza yuko ku gitekerezo cyanjye sintekereza ko kugira ni byiza kuko bituma n'umukinnyi abona experience amagame menshi n'ibiki byose, ariko se out of that kubona umukinnyi atari muri under 17 under 18 iyo avuyeyo bigenda gute? Nyine iyo supporting system navugaga. Okay, iyo ngiyo ntabwo ndi sure cyangwa gukurikiranwa nyine kwa after under 16 bimeze bite, ntibite birangirira gusa muri ntoza, ariko nanone ntitwakwirengagiza ko hari progress. Nanone tugomba gushimira yuko D2 yaraje, Kepler D2 irimo, Intare ubwo ni APR D2 irimo, nyine urumva ko at least hari kimwe kirakorwa. Ahubwo nanone federation nanone yabyinsistaho cyane, buri teams ikaba bifite, Patriot D2 ikaba ihari, Reg, buri muntu wese akaba bihari kugira ngo bifashe za mpano ntoya kubona aho zijya zigakina. Kuko nkubona kubwiye yitwa Vic, ndumva yitwa Victor, akina muri Kepler D2, yavuye under 16 ajya muri Kepler D2, means yavuye under 16 afite hagiye kutabona equipe gukina. Yes, ni ibintu byiza vraiment. So bibaye no kubandi no kubandi. Iyo niyo supporting system unavuga. Yes. Urumva ko ari experience. Ari uri abitwa ba Pramedi, hari n'undi wundi bakina mu Ntare kandi bagiye muri under 18, bakinaga muri under 16. Iyo umva ko system ihari. Ahubwo dukeneye ko sinzi ko gagenda ku buryo buri team bafite junior yayo byaba ari byiza cyane. Byaba ari sawa kabisa. Byaba ari byiza ko numva niba Intare ya producinze abana kuva 16 bagiye under 18, Kepler ifite ya producinze, tubone n'abandi. Ndibaza na Espoir bafitemo, ndibaza uva muri Patriot. Iyo decision yaje kugira umuvinga uvuga ati hano makinnyi imyaka myinshi cyangwa se wenda binageze gutya, reka movinge noneho n'uburyo iyo decision like feelings wari ufite, kubera ko Patriot ntekereza ko ariyo ekipe wakinnye igihe kinini inagushyira kuri level nziza. Ntabwo byaba byoroshye kurumva ni team umuntu amazemo igihe kandi yanakuriyemo. So iyo ari team wagiyemo wenda uri big player, hari igihe wumva ari ibintu bimara kuko njye nahatangiye ndi muto, mpagira ibihe byiza n'imyaka kandi myinshi. So ya decision nyine urumva isa nkaho itari yoroshye, ariko nanone nyine basket cyangwa muri kariyeri bigomba kuba nyine ko umuntu amuvinga nyine bibaho cyane. Patriot ubundi ni ekipa asugira gute ubagabo make, kuko nkurikije ukuntu iriya ekipe twebwe abantu bari hanze bayibona, ni ekipe igira treatment navuga itandukanye n'andi makipe. Umuntu uyikinnyemo cyangwa uyibayemo aba afite indi experience undi mukino ukina mu yandi makipe adafite. Navuga mu make sera n'abafayita cyane, ni indwanyi kabisa. Ikindi bari nyine batanga n'icyizere, nyine bari batanga icyizere kabisa, kuko ubu ngubu harimo generation ntoya nyinshi bivu nyine aba imports bafasha abakiri batoya b'Abanyarwanda kuzamuka. So navuga nyine mu magambo make ni indwanyi kandi ni n'icyizere kabisa. Okay, reka none nkubaza ibibazo abantu bo kuri Instagram bakubajije bikeye, ni kuri byinshi byatari ntabwo byose twabibaza. Hari umuntu witwa ngo Netbreaker 4 yabaje ngo how is to be a champion as a 3-point shooter. Nyine ndumva ari wanabivuze. Noneho Patrick Messiah 24, his feelings whenever he got defeated by Patriot. ntago ari sawa cyane nk'ikipe waravuyemo. Nyine uko yagenda kose ntago wumva bimeze neza, ariko nyine nk'andi teams yose kuruzinga nyine APR kuruzinga ni team yose abari ikintu kitari cyiza muri make. Stabs inyama yandikira muri Patriot. Why you didn't stay with Patriot, my guy? I didn't know what it was. Iki kibazo ngomba kukikubaza. Junior yacyanditse inshuro nyinshi arambwira ngo please ask this question. Junior nzamwita.
how he adjust from team where he played 30 minutes ubu urebye ni kimwe cya kabiri cyayo. I wanna know mentally nyine ubwo nyine uko wabyumva mentally. Noneho ngo ibintu ngo please ask him ibintu byo gukinira national team ku ngufu, what's the take on that? Ubwo ngira ngo ashaka kuvuga kuri ya saga y'abantu. Icyambere cyo iminota yego ndibaza nayivuzeho mbere gato, navuze ko nyine professional nyine ugomba kwa adjustinga iby'umutoza nyine aba yaguhaye. Nibaza nabyo ari muri part of nyine kuba professional, ugomba kubya adjustinga. Kandi ikindi APR nyine ifite ndibaza ibyo yavuga compared to APR, ndibaza dufite nyine aba best players benshi, dufite abakinnyi benshi, ntabwo nyine ari njye ugomba gukina. Twese tugomba gukina. Yego, ibintu byo gukina national team ku like bira reka nkimubarize neza. Nawe uri umukinnyi muri national team by'umwihariko, ushobora no kuba ufite personal issues zawe. Sinekereza ko uko mbitekereza uko uhamagawe ariko ushobora kujya kuboneka. iriya tegeko biriya bintu byo kuvuga ngo nimba utitabiriye call up ya national team uraba band 1 year, wowe kwanza ubifatishije gute? Si nekereza ko ari ugukina ku bw'itegeko cyangwa ku bw'agahato, kubera ko turi abantu natwe twese uba ufite issues zawe z'umwihariko, family, ibyo ugomba gukemura, recovery n'ibiki byose. Utakinnye ibyo bintu ukaba band mu gihe cy'umwaka muri activities zose za basketball, wowe rira tegeko uryumva ko riri fair cyangwa hari ubundi buryo ubifatamo? Kuri njye numva ko national team njye akambanza mvuge njyewe hatagize ikindi kibazo mfite, national team igihe amamagana agomba kwitabira. Njyewe ni kwitabira. Yego, nta kindi kibazo kirimo. Anytime bambwiye ngo ngomba kwitabira, sibyo? Hanyuma ikindi navuga none ubwo ni opinion yanjye yindi, nta muntu ugomba kuba force gukina national team. Ahubwo ubaye first, ahubwo nta musaruro waduhereza. So biba byiza rero uje kuko umutima ubishaka. Kai Odin 808, what is the plan to do after retirement? Shana ntabwo mbeshye gusa, ariko ubu nambeshye ntabwo namenya ngo ni iki. Ariko icyo nzi ni uko ntabwo nzi uburyo nzabikoramo, ariko uko byagenda kose hari uko nzafasha. Niba nanjye narakuze nkeneye ubufasha kuri basket, nkeneye ubufasha kuri coach, nkeneye ubufasha kuri mukuru wanjye se, financial, mentally, cyangwa basketball in general, aricyo ngomba gukora tu. Ntabwo nzi ngo ni iki. Ibindi ndumva ni byinshi cyane, ntabwo twabivamo. Ndumva twari dufashe ibyo ngibyo. Igihe kibazo cya nyuma nshaka kubaza tugasoza kugira ugende mu bizindi activity. Hari abakinnyi benshi mwakinanye bakiri n'abatoya, ubu ngubu bafashe nuza indi path yo kuba abatoza ba Sani. Yego, Aristide n'abandi ngira ngo bakiri muri iyo path. Ubitekereza gute kuba uri opponent wawe none hari umukinnyi mwakiranaga none akaba ari n'umutoza? Nyine birashekeje uhita mbe na mbere utufiringa kukuze. No niri kubera ko n'ubundi n'abacyari batoya. Utufiringa hasa niba utazo kuvunika n'undi ari kuba ari yakora ikimara kina. Yes, ako nyine arukuntu utufiringa mo nyine ko cyakwa yakabaye nyinshi ko tuvuga ni gute umuntu twakiranye ejo bundi none akaba ari coach ubu ngubu none anantoza muri national team, ari no kugutsinda cyangwa akanatsinda against. Gusa ko mbona ari ikintu cyiza kabisa. Nyine twajyaga tubona muri NBA imbere ba Jason Kidd batoza uriya umukanadian yitwa nde, dowe wabaye umutoza wa Brooklyn, ngibagiho gake. Ariko Steve Nash yaratoje. Nyine ugasanga bari Brown bande bakikora nishekeje, ariko na LeBron nawe ubona ameze nk'umucoaching player ariko nuko none nyine kundi rwanda ubona ari ibintu byiza kabisa kubona nyine hari umuntu mwakinanye ubu ngo ari coach. Ubu ndavuga ati basketball mu Rwanda nyine iri mu maboko meza. Coaching career uri kubona hari icyizere iri gutanga mu myaka iri imbere, utegereza ko utazongera gushaka imyaka itanga kabisa. None se reba Aristide byarangiye afashe ikipe ya Kepler nyuma y'uko uriya mutoza mukuru agenda batandukana.
Kepler yakinye neza nyuma yaho ntabwo bavuga ngo ni ikipe yakinye nk'itari ifite umutoza ufite experience. Reba Patriot nibaza ko ibyo abenshi bespectingaga Sani yarabihinduye so rero kimwe cyo mbona ari ikintu cyiza kabisa kuba nyuma yuko umukinnyi wo mu Rwanda yarimo arazamuka umutoza akazamuka n'ibintu byakagombye kugendera nyine icyarimwe byose. Okay, one more question. I promise you hari hari ibintu biri kuba ku matimu yacu ntekereza ko bitari byiza. Ubu ngubu 90% kwanza yaba kandi si no mu Rwanda gusa y'abakinnyi dufite baba baraciye mu college mu mashuri same case kuri wowe nawe utangiriye mu ishuri kandi n'ahantu hose niyo culture ya basketball niko bimeze. So noneho hari ama equipe rero yagiye azamura abo petit tubona ari kugenda fading out. Kepler iri gufadinga iri muri fade out nayo IPRS ntabwo tukizibona. Yego kabisa. Na IPRS zari nyinshi UR na IPRS Kigali yatanga competition inafite development iri hejuru nayo yacitse intege. Urumva biterwa na wenda n'amafaranga na level of competition ahanegeze gushoramo amafaranga menshi. Ako se wowe ubifata gute? Utekereza ko hari ikintu bizahindura cyane kuri ligue cyangwa urabona nyine like turi kujya hehe by'umwihariko kuri basketball mu mashuri? Mu mashuri ntabwo muri high school sinzi kuko urumva bamaze igihe no kwitina byo muri high school ariko mvuze mu college muri high school ho bisigaye muri cyakora mu bakobwa ho ni sawa cyane kuko nk'abari abana bigahi nibo baratanga competition hano kuri RDKD hoops iratanga competition nini. Mu bakobwa ho barimo neza ntabwo mbikurikirana cyane ko gusa muri high school wumva umwanya natwe bari muke kuko twatwe muri league kandi bibere icyarimwe ariko na ibyo wenda mbona bya IPRS UR ntabwo ari ibintu byiza sinzi wenda yaba Minisiteri ya Sport cyangwa Federation yabijyamo ariko si ibintu byiza kuko abo niho bavuga niba nagoye urugero rwa Victor ubona kubwiye muri Kepler yavuye muri under 16 ajya muri Kepler view byaba ari ibintu bibi kuko hari undi mwana cyangwa abandi hano bameze nkawe bifuzaga ayo mahirwe bakiza barutayisira abo bose yes noneho ikindi at least niba izo universities bidakunze byane twavugaga juniors ku ma big teams najya at least byafasha donc nyine ntituzaburire hose tuzabure hamwe tubona ahandi. Ewa nagushimira rero murakoze cyane kabisa. Maybe ko next time nitwongera abafana bawe hari igihe batwishyura nta kibazo ntari kabisa. Asante sana mwakoze kudukurikirana. Murakoze cyane sharing ibiganiro like comment everything nawe utaha kandi nawe murakoze kabisa no gufasha basket nyine ndibaza ko biba bikenewe no ku bandi batari mwebwe nyine for the love of the game kabisa kuko nta kindi wakura niko bimeze kabisa. Asante sana murakoze cyane.